Hello you guys, reka nizere ko mumeze neza. Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe nkuko dusanzwe tubana namwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka mbashimire mbabwire ngo warakoze kuri we wakoze subscribe kuri Happy Empire Network. Umuryango mugari, umuryango w'abanyarwanda, aho tubagezaho update nyinshi zitandukanye, ibiganiro byacu bitandukanye, tubabwira ngo mumeze mute. So reka nizere yuko mumeze neza, reka nizere yuko ari amahoro, ibintu byose kandi bigenda neza. So mbaza ngo uyu munsi rero tubafitiye iki? Tubafitiye ibintu byinshi, tubafitiye umva nucikana. Dusanzwe tuganira kuri gahunda zitandukanye zo kwiteza imbere, uburyo twabona amafaranga, uburyo twabona imibereho, uburyo twava ahantu hamwe tukajya ahandi. Ese birashoboka? Ese ni gute twahindura ubuzima bwacu bukagenda neza? Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe. Nugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nkuko bisanzwe iteka dusanzwe tuganira ibiganiro byacu bitandukanye, ngo turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye, ariko twe tumaze iminsi yarahuze cyane, yageze muri UAE ahita ahura n'akazi kenshi, aba busy, ariko yongeye atubonera umwanya. Urakaza neza Ibrahim. Merci beaucoup. Abantu baragukumbuye barakubura, wari waratwihishe. Akazi ni kenshi, hari igihe umuntu aba ari busy, ariko iyo umuntu abonetse araza akagaruka akavugisha abantu, yego, kugira ngo yongere atange amakuru, aganirize n'abantu. Yego. Ibrahim, uyu munsi sinzi ukuntu uza kuyobora ikiganiro cy'uno munsi. Nkuko usanzwe uzi ko tuganira ku bintu byinshi bitandukanye byo muri UAE cyangwa muri Dubai, kuko ari naho turi specially. Nifuzaga yuko tuza kuvuga ku mbogamizi z'abantu baje mu kazi, baje gushaka akazi muri Dubai, bakagenda bagira challenge zitandukanye. Hari uburyo babonamo visa, hari uburyo bajya muri overstay, hari uburyo bw'imibereho, kuryama bataryama neza, nkuko ukava iwanyu wari usanzwe uryama neza, wagera ahangaha imiryamire gahinduka. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo babizi. Icyo kintu hari ikintu waba ukiziho? Mbere yuko dutangira, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim, amma ba'd. Reka dutangire dushimira Imana subhanahu wa ta'ala. Nyuma yo gushimira Imana, reka dushimire n'abantu badukurikira kuri iyi channel, kuko mu mvugo y'intumwa y'Imana tubwira ati man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Mu by'ukuri umuntu ashobora kuba yashimira abantu, nta nubwo n'Imana yamuremye ashobora kuba yabasha kugira gute kuyishimira. Ubwo rero umuntu uwo ari we wese wakoze subscribe kuri no channel, agatanga comment ku biganiro tugenda dukora bigiye bitandukanye, uwo nawe ni wo gushimirwa, kandi ni n'umuco dutozwa, yaba idini y'Ubuislamu ndetse n'andi madini yari yose, ndetse n'umuco nyarwanda. Burya mu bintu bya mbere biriho by'umuco no gushimira umuntu bigize gute bibamo. Warumbaje uti hari abantu baza hano muri Dubai baje gushaka ibintu bigendanye n'iki n'akazi. Umuntu akaza akavuga ati Dubai ninzayo nzabona akazi kubera ko ho hakenewe abakozi gutya na gutya, ukagira ngo Dubai ni ukuza ukajya kwiseta, umubosi akaza agatoragura atwaye abantu kubera ko abakeneye. Ahangaha kugira ngo ubone akazi ni ibintu bifite inzira binyuramo. Ibintu byose bigira inzira binyuramo. Ushobora kuza ukavuga uti ngewe ninjya kuri immigration cyangwa se ninjya kugura visa ya Dubai. Abantu benshi bakunda kuzira kuri visit visa, akaza akagura visa imuhenze. Rimwe na rimwe hari igihe company guca deposit kugira ngo nujye overstay amafaranga watanze bazayagumane barehereho bayishyura. Ugasanga umuntu araje ageze ahangaha ahuye n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Yego. Kuvuga ngo rero inzira ya byose nuko abenshi hari bagenzi babo bari ahangaha babaha amakuru, tubavuga yuko ari amakuru atari meza, ashobora kuba yamubeshya ngo nuza bizashoboka, akumva ko nimba we byarakunze n'undi nawe bizaza bigakunda. Menya yuko amahirwe yanjye n'ayawe bitandukanye. Umunyarwanda yavuze ngo amahirwe y'inyamanza ntabwo ari nk'ay'izindi nyoni. Bavuga ngo inyamanza nimba yegereye amahirwe ikajya ahantu ku masaka y'abandi ntibayirukane, ntabwo igishwi kizaza ngo kijyeho nacyo ngo ntibakirukane. Ubwo rero abantu bigize gute, ibintu biba bigize gute bigiye bitandukanye. Njye nimba naraje nkajya mu kazi kubera ko naziye kuri visit visa, nkayiboneraho akazi,
bikarangira nagiye overstay kugira ngo ngire amahirwe make yo kwirukanwa no mu gihugu, wikumva yuko nawe ariko bizagenda. Gusa ahangaha nk'uko wabivuze, ibintu bigendanye n'imiryamire, uraza kuri Visit Visa ntabwo uba ufite aho werekeza, uraza ukicumbikira, ukigaburira, ukimenyera buri kimwe icyo ari cyo cyose. Iyo wimenyeye buri kimwe icyo ari cyo cyose rero urumva ko uba ufite amahirwe makeya, nta muntu wahangaha gufata akaboko ngo ngwino. Abantu bahangaha bari bize n'ibintu byabo. Kuza rero uri mushyashya kugira ngo umuntu uzabone umuntu uri buze kukwirirwa inyuma akubwira ati iyi kampani nitanga akazi, iyi kampani nitanga akazi, ni ibintu bigoranye 100%. Umuntu arakubwira ngo ngwino birashoboka, ariko wahagera wa undi wakubwiye ngo ngwino birashoboka ukamubura, kuko ntari buta akazi ke nawe yabonye ngo yirirwa kwirukanga inyuma kushakira akagushakira akazi. Ubwo rero akenshi tuba tugomba kubwira abantu, tukababwiza n'ukuri kw'ibibera hehe muri Dubai. Ni ukuvuga ngo ahangaha hano hari visa umuntu agura y'ubutembere. Visit Visa ukayigura ukwezi kumwe, amezi 2. Izo ngizo urayiziraho, igura $300 y'amezi 2, $250. Rimwe na rimwe uyigurirwa n'umuntu uri ahangaha. Iyo umuntu ushaka kugufasha ari ahangaha akakugurira visa akoresheje ID yiwe, iyo ni ukuvuga ngo abatanze ni nka deposit abatanze. Iyo ugiye overstay niwe bareba y'amanuza yose, y'amafaranga ya amande baguca, niwe bayaca. Ubwo rero bitandukanye n'umuntu ushobora kuza kuri visa y'akazi. Umuntu uziye kuri kano kantu gasobanuke, hari igihe uvuga ngo kuzira kuri visa y'akazi, uwo muntu akibaza azazira kuri visa y'akazi gute? Bigenda gute kugira ngo umuntu aze kuri visa y'akazi avuye iwabo? Umuntu uvuye iwabo rero kugira ngo azire kuri visa y'akazi, ni ukuvuga ngo visa y'akazi uzayihabwa n'umuntu uri ahangaha uri mu kazi wowe ashaka kugira gute kuguha. Mu yandi magambo ni nyiri kampani, cyangwa niyo yaba atari nyiri kampani, njyewe w'umunyarwanda ushaka wowe kuzira kuri visa y'akazi, njyewe nzabaza boss wanjye niba akeneye umukozi. Ambwira ati ndamukeneye. Nimba mukeneye azansaba iki? Azansaba ibyangombwa bye, agusabira iki? Visa. Uze uri umukozi wiwe. Numara kuzira uri umukozi wiwe, visa y'akazi aba ari no kuzagushakira iki? Ibyangombwa, kubera ko ntabwo uzajya iki? Uzajya muri overstay. Iyo ugiye overstay, kampani niyo baca amafaranga. Y'amafayini byose nibo bagira gute? Bayaca. Ubwo rero ku bantu bazira kuri Visit Visa, akaza nabona akazi bakamutera fine zo kujya muri overstay, akenshi na kenshi 45% nibo byiteye, kubera yuko araza kubera kubona akazi hano ni amahirwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo akazi karahari. Abantu benshi nagiye mbona babeshya abantu ngo akazi karahari, azaza ajye mu kazi. Akazi karahari. Abantu baza bakajya za overstay akenshi na kenshi aribo babyitera, bitewe n'uko wenda baba bahawe amakuru atari meza. Ku muntu mushyashya muri Dubai, inama nakugira, zira kuri visa y'akazi. Kuko visa z'akazi ziraboneka mu buryo bwiza bwizewe. Ziboneka gute? Ni ukuvuga nk'uko ndi kubisobanura, njyewe uri hano cyangwa se we Happy, ushobora kuba ufite boss, ufite kampani runaka, afite warehouse, afite kampani ikora ubwubatsi, afite kampani ikora delivery kuri moto, akoresha amagare, akoresha ibintu byose bakoresha ahangaha turabizi. Ugasanga afite kampani ariko afite abakozi nk'ijana, akeneye 200 n'urugero. Abo bakozi bose bagenda bava mu bihugu bigiye bitandukanye. Nimba akeneye 100, mu Buhinde hazavamo 20, akabona 5 bo muri Pakistan, akabona 4 bo muri Nepal, akabona Bangladesh, akabona Uganda. Nawe umunyarwanda umuhaye umuntu yamufata, kubera ko wamubara ashaka nagaragira gute? Nagarawugeza. Kandi ntafite igihugu runaka cyazakuramo mu bantu. Ni ukuvuga ngo agenda afata abantu mu bihugu bigize gute? Bitandukanye. Njyewe niba mbajije databuja cyangwa se undi mu boss wese duhuye, nzi ko kampani
nkamubwira ati se wampaye akazi gutya na gutya, mfite umuvandimwe gutya na gutya ukeneye akazi, wambwira ibisabwa, ngiye nkaza nkabikubwira, waba ubyujuje akaguha akazi. Iyo akwemereye akazi aguha ibyangombwa bigaragaza ko yaguhaye akazi. Icya mbere aguha icyo bita job offer letter, ikwemerera yuko kampani yakwemereye iki akazi. Iyo uyimuhaye ayisinyaho nka kampani, wahita yidepoza muri minisiteri y'iki y'abakozi. Minisiteri y'abakozi ikamuha kontra, kuko kontra zanga ntabwo ziva ku mukoresha wawe. Yego. Oya, kontra iva kuri minisiteri. Minisiteri yiguhaye kontra arayisaba, kontra bamara kuyimuha wowe akayigwa nawe ukayisinya, ukayigarura, noneho akazayisubiza, noneho ya kontra yavuye muri minisiteri ikajya muri immigration yuko basaba visa y'umukozi, uzi ufite visa y'iki y'akazi. Ubwo iyo visa ni y'imyaka 2. Ni imyaka 2. Yego. Iyo baguha iba ari employment, ariko ibanza ikamara amezi 2. Amezi 2 baguha nayo kuba uri mu gihugu utaraza. Wenda nturabona tiketi, nturarangiza kwishyura charges baguciye, ariko iyo umaze kuyibona wowe ugomba kumara byibura ukwezi kumwe utarazamuka, ukwezi kwa 2 watangiye kugira gute kuza. Ubwo rero iyo uje mu kazi, procedure zikurikiraho kujya kwa muganga bakagukorera medical, wamara kuva kuri medical bakakora fingerprint ujya kugira gute kubona uba wabonye ID rero bayiguhaye wabaye mwene igihugu imyaka 2. Imyaka 2 uba ufite ibyangombwa bikwemerera kuba ahangaha, uba ufite akazi, ufite ibyangombwa, uba wafungura banki, byose urabikora, uba wakorera perime. Reka tunabibutse yuko you guys, ku muntu udafite icyangombwa cyano cya ID cyangwa nk'ibyo twakwita irangamuntu residence, ntabwo ashobora gukorera perime, ntabwo ashobora kugira banki. Ibyo ni ibintu byose bigusaba kuba ufite iyo ID. Muri kino gihugu rero ntabwo byoroshye, ID yabo iri hejuru cyane, kandi iyo ufite iyo ID ujya mu bihugu byinshi byegereye biri muri GCC ndetse na hirya ya GCC. Ako karagaciyemo, umuntu ageze hano yaziye kuri iyo ID y'akazi, araza agahita ajya mu kazi, ahita ajya mu kazi, kubera ko iyo barimo kugukorera izo procedure zo kugira ngo ibyangombwa biboneke, hano nta mukozi n'uyu n'umwe wemewe kujya mu kazi akariko kose ka kampani atarajya kuri medical. I know. Kandi iyo basanze urwaye urayitaha nawe urabyumva. Hari uburwayi hano batihanganira, uhita witahira, nka sida, igituntu, izo ndwara zose zidakira, amahepatite. So Ibrahim, urakoze cyane kuba udusobanuriye kuri icyo kintu cy'uburyo umuntu ashobora kuzira, kuko abantu ntabwo bari bazi yuko umuntu ashobora kuzira kuri visit visa agashaka akazi. Icyo nshaka kugira ngo udusobanurireho, so Ibrahim, ikintu nifuza nshaka yuko kugira ngo ugiye kudusobanurira, ndifuza yuko udusobanurira ku kintu kijyanye na visit visa ku muntu uje gushaka akazi, zira challenge bahura nazo, kuko tujya tubona abana benshi basubira mu gihugu nta kazi babonye, ahubwo bafite ibibazo, imibereho yarabaye mibi. Umwana yavuye iwabo agurishije ibintu, yavuye iwabo agujije amafaranga, araje akubise ukwezi, amezi 2 nta kazi abonye, bamwe na bamwe bagahitamo kwibera muri overstay. Izo mpungenge abantu bafite cyangwa icyo kibazo kugira ngo gikemuke, utekereza ko cyakemuka gute? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Abanyarwanda akenshi ni nabo bakunze kujya overstay. Yego. Kuko nabyita nk'aho bagira icyizere gike. Icyo nicyo cya mbere namaze kubona ku banyarwanda. Yego. Ikindi ni abantu badakunda kubaho ubuzima buhangayikishije, wenda navuga ko buvunanye mu kubaho. Ubuzima buvunanye. Yego. Guhangayika ntabwo ari ibyabo. Ntabwo ari ibyabo. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda iyo aje hano muri UAE aba yumva azaza agahita ajya muri hoteli, ufite perima kumva ko yaka i Kigali atwara imodokari, kumva ko azaza hano muri UAE agahita atwara imodokari. Yego. Umuntu
yani umuntu wakoraga muri ofisi akumva ko azaza muri weyi bakamugira manager wa banki wa hoteli, wamubwira uti uratwara moto n'urugero ati ntabwo ibyo ntabwo nabikora. naba umumotari, wamubwira turaba umukomisiyoneri, wamubwira turaba umukomisiyoneri ubu broker. ati ibyo bintu koko nabivamo. Wamubwira uti none se ntabwo ushobora kuba wajya muri za warehouse, muri za supermarket, cyangwa ukajya muri zino muri za Amazon. arakubwira ati hoya ati ntabwo bikunda. urashaka iki ati mbonye byibuza baba bashaka utuntu tworoshye, ati nakora nka security, ati irahari nta kibazo ariko bari buze irahenze, baraguca charges zayo zirahenze, kandi bahemba n'amafaranga atari menshi cyane. Ugasanga nka security uyishyura $5,000 by'amadirihamu, bagiye kuguhemba $5,000 cyangwa igihumbi, amenshi $800 bamaze kubona license yabo. Yego, kubera ko uzajya wirirwa wicaye kuri mashini wandika imodoka zaje nyine bitakuvuna, ukumva nibyo wishakiye, n'andi umuntu ataha nta mafaranga agize gute afite. Noneho impamvu baza kuri Visit Visa, araza bakamubwira ngo nushyika hano uzishakira akazi wowe ushaka. Yego, atuzakabona, uzajya kuri airport usaba akazi, uzajya kuri hotel usaba akazi, kubera ko akazi karahari bakamubeshya, ati gute se akazi kabuze. Yaza wa undi wabimubwiye akamubwira ati baherukana muje kumufata kuri airport agiye kumushakira igitanda cyo kuryamamo, ubwo biba birangije. niyo ugize amahirwe akaza kumufata, kuko hari n'igihe umuntu abikubwira yibera Abu Dhabi, wowe ukaba uzi yuko ngo aba Dubai, indege ikagushyitsa kuri airport ya Dubai, ntabwo ari buve Abu Dhabi kuko birahenze. Transport hano iri hejuru cyane. Reka twibutse n'abantu, nubona umuntu aje kugufata kuri airport ujye umushimira. Yego, aho niyo yaba atuye muri metero 5 ujye umushimira, kubera yuko ntabwo umuntu ashobora kuza kugufata kuri airport tuvuge afite imodoka, ugasanga byonyine kwinjira muri parikingi bihenze kuruta i Kigali. Ikindi cya kabiri, n'ibibazo biba birimo polisi, amafayini, kuko hano umuntu uko ushobora gusohoka ugasanga uhise ufatwa baguha fayini, sibyo? Mbere ni ukuvuga ahangaha birahenze, ubuzima burahenze cyane. Iyo umuntu aguhaye serivisi aba ni nko kukugirira neza, ariko abiwacu ntabwo bajya babimenya, ntabwo babizi. Noneho ikindi, iyo amaje kuza akaza akagera ibyo byangombwa yabonye, visa warayimushakiye, araje yagiye overstay, atangira kuvuga ngo hey, ngo ni umugome n'iki, nta mwanya afite. Sometime agatangira no kuvuga ngo wamuriye n'amafaranga. Ntabwo hano baryana, ahubwo wowe niwe wirya ubwawe. Kuko nka kampani iyo iguhaye ibyangombwa bakaguha ofareta yonyine, ufite uburenganzira bwo kuba wenda igihe bitinze kubona ibyangombwa, ukabona amezi 2 ashize 3 barakuriye amafaranga yawe, uramutse witegeye ukaza ukajya kuri polisi kwerekana ya ofareta, ukerekana kampani yayitanze, wa muntu baramukurikirana paka bamufasha. Ya kampani barayikurikirana, bakareba umuntu wa depoje ya pasiporo yawe, bakamufata, noneho akagira gute, akakwishyura. Yego, icyo ni icya mbere. Ikindi, impamvu abanyarwanda baza muri ubwo buryo bagahura n'ibyo bibazo, ni bya bindi twavuze byo kudashaka kuvunika. Yego, kandi nyamara iyo uziye kuri employment visa, bya bindi byose twavuze haruguru urabibona, kandi na kampani iza kugufata kuri airport, bakakujyana muri accommodation, aho uzaryama hadafite aho hatandukaniye na handi ugiye kwishyura amafaranga. Yego, urumva, ukajya kuba mu buzima buhangayikishije, kandi hari ubundi buzima ushobora kuba byagira gute, bwaba bwiza kurushaho. Mu yandi magambo, bahindure imikorere ku bantu baza muri UAE gushaka akazi, bajye babanza applying bakiri iwabo. Ndumva ari byo bifite security, bitazanabashyira mu bibazo. Exactly. Baza happy, baza undi mugenzi wawe uri hangaha, uzi yuko ari bukubwiza ukuri, uzi neza ko ari buze kukubwiza ukuri. Yego, agufashe ibintu byose bigeze gute, birashoboka. Yego,
Ibrahim arakoze cyane reka dukomeze tumushimire tunamubwire ngo yakoze kuba yaraje kudusobanurira kuri kino kintu cy'uburyo ushobora kwitwararika kugira ngo udahura n'impungenge cyangwa udahura n'ibibazo by'abantu baza bakajya muri overstay. Ibrahim, hari icyo wakongera kugira ngo dusezere? Iyi cano n'izindi cano zose ziri aha ngaha muri Dubai nta kindi zibereye uretse gusobanurira abanyarwanda ibibera aha ngaha. Yego, muzikurikire bakore subscribe. Ibintu byose bikenewe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro nk'ibi ngibi ubikore kugira ngo ubashe kugira gute guhabwa amakuru meza yizewe n'abantu ufite aho wasanga, kuko rega YouTube ntabwo ari ikintu cyoroshye. YouTube ni ikintu isi yose birimo kukureba. Bivuze ko rero igihe icyo ari cyo cyose ngewe nagize gute ndaha ngaha ndi gufasha abantu kuri channel runaka, ndi kubasobanurira amakuru y'ibintu runaka, inyungu nyinshi ntabwo ari nge zigeraho, ahubwo nabo ubwabo bagerwaho n'inyungu. Mudukurikire rero ku biganiro byose bigiye bitandukanye dushyira aha ngaha. Mujya mubona hari abantu bakunda gutumiza amamodokari, bakutumiza amapiyesi runaka, amatelefone, ibintu byose nta hantu uzabisanga usibye ko hano kuri Happy Empire Network ibyo byose tubigufashamo, kandi ibyo wifuza byose bikakugeraho mu buryo bwiza bwizewe. Yani ushobora no kuva utasanga n'ahandi, kubera ko icyizere abanyarwanda batugirira ni cyinshi. Murakoze, Imana ibane namwe. Ciao nakagaruka ni Happy Empire Network. Ntugende udakoze subscribe, naho ubutaha.